Igitondo cyaraje, bucya Sano afite ubwoba bwinshi ariko Mugisha ari kumuhumuriza. Sano ntibyigeze bimugora kumva ko ashobora kujya kwa muganga, ariko kandi kwikanga ko ashobora kuba arwaye ibisazi ntabwo byari bimworoheye. Sano yasoje kwitegura, Mugisha nawe arasoza, bombi bafata inzira berekeza kwa muganga. Mugisha yagiye afite icyizere cy'uko baraza kuhahurira na Rwema ndetse n'umugore we. Ntibatinze mu nzira n'ibiganiro byabo byari bikeya. Basanze umuganga biteguye, amasaha nayo yegereje, ariko nta kanunu ka Rwema n'umugore we bari bafite, kuko inshuro zose bagerageje guhamagara nimero za Rwema zaciyemo ariko ntihagire uwitaba. Yewe na nimero za Muhoza nazo byari uko. Bose uko bari batatu bibazaga icyabaye. Muganga yarabakiriye, ubundi abinjiza mu cyumba cy'aho baganirira n'abarwayi. Sano yitegereje buri kintu cyose, umutima utoteza ubwonko, akibaza ati ese koko nasaze? Agakoza hirya no hino ubwonko bwe ntabone igisubizo. Yamaze kwicara, Mugisha amwicaye iruhande. Umuganga nawe ntiyari azi icyo kuvuga, yitegereje Sano, ubundi asaba Mugisha gusohoka akamusiga ari wenyine. Mugisha yari ashaka kuba hafi ya Sano. Buri segonda ryose ry'umwanya wo kwivuza nibyo yari akeneye kugira ngo amube hafi. Yabanje guhagarara, umuganga aramureba, amurebana kumwenyura, asa nk'umubwira ko ariko amabwiriza yo kwivuza agenda. Uko waba uri igihangange kose, ijambo rya muganga rikwira ahantu waba uri. Abaganga ni abantu bamwe mu bantu bakoresha imvugo yoroheje, ariko bikaba itegeko bitagombeye ko babishingiramo imizi cyane. Icyizere tubagirira gituma dushyira amagara yacu ndetse n'ayacu n'aya bagenzi bacu byose. Mugisha yabanje gukora ku mugore we ku rutugu. Umuganga abona ko atabyishimiye, ariko niko byagombaga kugenda. Amwisigura ati ntujye kure, ningukenera ndakubwira. Mugisha yemeye akoresheje umutwe ati yego. Mugisha yerekeje amano aho umuryango uri. Umuganga areba uburyo ki atera intambwe atabishaka, arangije abwira Sano ati ufite umugabo ugukunda. Sano nawe yahindukije igikanu cye, abona umugongo w'umugabo we. Areba muganga aramubwira ati nanjye nuko mukunda. Umuganga ati ni byiza. Umuganga yari yaraye areba amashusho ya Sano na Muhoza y'uburyo bari bitwaye ubwo Rwema bafataga amashusho. Umuganga yarateruye ati nitwa Uwase Tuyizere, ariko nkunda ko banyita Tuyizere. Sano amwenyura buke, agiye kubaza impamvu umuganga arabibona, ahita amutanga, aramubaza ati wowe witwa nde? Sano yitsa imitima ati nitwa Isaro Sano. Umuganga ati ufite amazina meza. Yamubajije uko we n'umugabo we bahuye. Sano ntiyari yiteze ko baraza guhera aho ngaho. Mbere yo gusubiza arabaza ati ese koko ndi umusazi? Tuyizere yabanje kumukosora, amubwira ko bavuga umuntu urwaye uburwayi bwo mu mutwe. Sano ati mumbabarire. Tuyizere ati nta kibazo. Arakomeza ati haracyari kare kwemeza ko urwaye, gusa ibiganiro turaganira nibyo biraza kwemeza ko ubuzima bwawe buhagaze. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kumva inkuru yawe. Sano yabanje kumwenyura, asa nk'uwibutse ibyo guhura kwe na Mugisha. Tuyizere nawe niko yari arimo ategura udupapuro twe kugira ngo yandikeho iby'ingenzi. Mugisha yari yabuze uko yifata. Yamaraga umwanya muto yahagaze akicara, nabwo namara umwanya akongera agahaguruka. Ni nako telefone yari iri ku gutwi kwe, akanyuzamo nimero ya Rwema igakomeza igacamo ariko ntiyitabe. Niko buri kanya yumvaga igikomye, akajya kureba, ariko nyamara ntihagire icyo abona. Ahubwo nuko gusa yari yashize ibitekerezo bye byose mu cyumba kirimo umugore we. Yumvaga n'umuyaga uhushye, akikanga ko hari ikibaye. Yanyuzagamo akerekeza ugutwi kwe ku rugi, ashaka kumviriza, ariko byose bikaba iby'ubusa. Yari yuzuye amatsiko menshi. Tuyizere nawe yari ateze amatwi, agerageza gushakisha niba hari ahantu Sano yaba ahuriye n'abantu bakundana bahuje igitsina. Sano yakomeje agira ati sinabonye uko nakwifata pe. Tuyizere aramwemerera ati niko bigenda iyo umuntu akunda umuntu, iyo akibikubwira ko agukunda uhura icyo urenzaho. Sano ati nibyo biba bisaba igihe, uretse ko harimo abatihangana bakagira ngo burya ubwo wanze ubusabe bwabo. Tuyizere aramwunganira ati umuntu udashoboye kukwihanganira n'ubundi ntaba agukunda.
Sano yakomeje avuga byamutwaye amezi 2 kugira ngo yemere urukundo Mugisha. Tuyizere yumvishe ibihari ari urukundo gusa, amatsiko arakomeza aramutwara ati ese wanyu muri abana bangahe? Sano ati turi 3. kubera iki? Tuyizere ati abahungu bangahe abakobwa bangahe? Sano yamusubije ko ari abakobwa 2 ndetse na bucura bwabo w'umuhungu, ko gusa we aba yagiye ku ishuri adakunda kuba ahari. Tuyizere yakurikiye ayo mateka yose yumva nta hantu na hamwe Sano yaba yarakuye iyo mico bamuvugagaho. Tuyizere yafashe ayo mashusho ubundi arayamwereka. Ntabwo Sano yari azi ko ayo mashusho yafashwe. Ubwo yarimo ayareba, Tuyizere yaramubajije ati ese wowe n'uyu mugore mumaze igihe kingana gute muziranye? Sano yarebye Tuyizere aramubaza ati aya mashusho wayakuye hehe? Tuyizere yabonye mu maso ha Sano abona yatunguwe no kubona ayo mashusho. Ubundi Sano ashyira telefone ya Tuyizere ku meza abona kumusubiza ati ntabwo ari igihe kirekire, gusa ni inshuti yacu nk'umuryango. Tuyizere biramuyobera, abagize ati bituruka he kugira ngo mubwire amagambo wakabaye ubwira umugabo wawe? Sano yazunguje umutwe amubwira ko nawe ntabyo azi, yamuganiriye ukuntu yigeze kwisanga ari wenyine mu gicuku atazi ukuntu byamugendekeye kugira ngo ahisange. Mu kwiheba kwinshi Sano ati nubwo yari ari kubimbwira ndi umusazi. Tuyizere azunguza umutwe aramuhakanya ati nkurikije ibyo tuganiriye ntabwo urwaye, ahubwo hari ikindi kibazo tugomba gusobanukirwa. Sano yamanuye akaboko akora kunda, umwana atera umugeri. Sano arabyumva ari nako telefone ye yakiraga ubutumwa bugufi. Sano abura amahoro, ntabwo yongeye kumva ibyo Tuyizere yari arimo kumubwira. Sano yatangiye guhinduka ku maso ari nako asoma ubutumwa. Aba arasubije ati wagize ikihe kibazo Shema wanjye? Akomeza kureba telefone ategereje ubutumwa. Tuyizere ariko ari guhamagara izina rye, ariko Sano yari ari kurahangayitse cyane. Izo mpinduka zatunguye Tuyizere. Telefone ya Sano yakiriye ubutumwa bugufi. Tuyizere ari guhamagara Mugisha ngo niyinjire aza arebe ikibaye. Sano yazenze amarira mu maso ubwo yasomaga ubutumwa bugira buti mfite intimba nyinshi ku mutima, ntabwo nzi icyabiteye. Sano yarasubije ati uri hehe ngo mpagusange? Tuyizere we yari ari guhaguruka kugira ngo arebe aho Mugisha aherereye. Tuyizere yarasohotse. Sano afata igikapu cyiwe ubundi akibikamo telefone nawe arasohoka. Yagendaga yihuta nk'utabaye. Tuyizere yasanze Mugisha yari agiye kwa nta mugabo utuma undi. Mugisha akibona ukuntu Tuyizere ari kumureba yamenye ko hari ikibaye, ubundi amunyuraho yihuta agana mu cyumba cyaho Sano yari ari. Tuyizere nawe yarakurikiye. Yagiye asanga Mugisha ahagaze mu cyumba wenyine, yarimo akibaguza ashakisha umugore we. Mugisha yitegereje Tuyizere amubaza aho Sano ari. Tuyizere nawe akamubaza aho amushyize kuko yari amusize aho ngaho mu cyumba. Mugisha yakuye telefone mu mufuka ubwo arahamagara. Telefone icamo ariko ntibayifate. Ubwo Mugisha yakuraga telefone ku gutwi kwe byahuriranye n'uko Rwema wari kumuhamagara. Mugisha yitabye bwangu Rwema amubwirana igihunga ndetse n'urujijo amubaza ati ese umugore wawe muri kumwe? Mugisha arakana amubwira ko bari baje kwa muganga ariko bamubuze. Rwema nawe yabwiye Mugisha ko yabuze umugore we. Mugisha acika intege gusa Rwema amusaba ko yagumaho aho kwa Tuyizere akaba ari amusanga. Mugisha yakuye telefone ku gutwi ntacyo yari afite cyo kubwira Tuyizere kuko yari yumvishe ikiganiro bombi bagiranye. Tuyizere yarateruye ati umbabarire. Mugisha ntiyasubije ahubwo yacitse intege aricara ari nakahamagara. Tuyizere nawe ntiyarazi icyo kuvuga, yagiye kwicara mu mwanya we maze ababwiye Mugisha uburyo ki umugore we yahindutse ibitekerezo bye bikaba kure mu gihe bari barimo kuvugana. Umurabyo uratinda. Rwema yinjiye yihuta ntiyatuma hari n'ijambo na rimwe bavuga. Basohotse uko ari 3 ubundi binjira mu modoka. Tuyizere yanze ko bitwara kuko yabonaga bameze nk'abahungabanye, ubundi ari we abari ujya imbere aratwara. Bagombaga kunyura mu mihanda yose y'umujyi wa Rubavu bagashakisha. Mugisha akibuka ahantu Sano akunda kujya ariko bahagera bikanga bikaba iby'ubusa. Rwema nawe akabigenza uko, gusa abagore babo bombi bakomeza kubura. Bafashe umwanzuro kugera ku Kivu, naho barahajagajaga, nta saro na rimwe ry'umucanga ritigeze rigeraho ibirenge byari.
ariko byabaye iby'ubusa. Bose uko bari batatu bahagaze ku modoka bigamiraho. Tuyizere we yarongeye afata amashusho arayitegereza. Rwema amubaza niba yaganiriye na Sano. Tuyizere yamusabye gutuza gatoya asoje kureba ayo mashusho amubwira. Tuyizere yamusabye gutuza gatoya asoje kureba ayo mashusho abwira abo bagabo bombi ati ntabwo abagore banyu bakundana nabo bahuje ibitsina. Mugisha na Rwema bamutega amatwi nawe arakomeza ati gusa sindasobanukirwa n'ikintu kiri kubatera kumera gutya. Rwema arivugisha ati ubwo nyine basaze. Bategereje ko Tuyizere agira icyo abivugaho akurikije ikiganiro agiranye na Sano. Mugisha yunganira Rwema ati cyangwa se bikaba barabaroze. Rwema azunguza umutwe ati uburozi kandi? Tuyizere yarebye amashusho abona ukuntu Sano na Mugisha bakoreye ku nda rimwe ubwo bari barimo barangiza ibiganiro byabo, kandi ni nako Sano yari yabigenje. Tuyizere yagumanye iryo banga ariko abagabo nabo bari kwibaza icyo gukora. Muhoza yari yicaye ku gasongero k'umusozi wa Rubavu akonje cyane yihanagura amarira ku matama ye. Sano nawe yarimo azamuka umusozi ananiwe ariko ubushake yari afite ntibwatumye yumva umunaniro. Imitima yabo yarimo itembamo urukundo rwabashobozaga gukora icyo bashoboye cyose kugira ngo bombi bahure. Sano yarimo akibaguza abura umuntu nuko atangira guhamagara ati Shema Shema. Muhoza aho yari yicaye yumvise ijwi rimuhamagara akamwenyuka aza ku maso ye, ubundi nawe arahaguruka nawe aritaba ati ndakumva teta mukunzi wanjye. Nyiramubande niyo yagarukaga nuko umwe ntamenya aho undi aherereye. Sano yarishimye azamura ijwi nanone ati wowe uri hehe ko nakubona? Rwema yabanje kwitegereza ibiti bimukikije abona umunara aho uteye, ubundi agenda asanganira uwo munara aba arasubije ati ubu mpagaze hamwe n'umunara. Sano yubuye amaso nawe abona umunara ubundi arawusanga. Mu ntambwe isanga umukunzi we, impumeko isobanura urukundo rwari mu mutima we. Si we wabonye ageze iruhande rwa Muhoza. Bombi barahagaze bararebana. Muhoza arambura amaboko ubundi Sano aragenda amugwamo. Barahoberanye barakomezanya igihe ikindi gihe. Sano areba Mugisha mu maso amubazanye nimba nyinshi ati niki kiri kukuriza? Muhoza azunguza umutwe ati simbizi ariko ndababaye. Sano amufata intoki ati humura teta wawe yaje ngo aguteteshe. Muhoza yaramwenyuye, intimba yose yari afite itangira kuyongera mu bwiza yarimo abona mu maso ya Sano. Baciye akabogi bafatanye intoki. Bombi bitegereza amazu yarimo imbere yabo. Umuhoza areba Sano ati ni wowe nzi, ni wowe byose byanjye. Sano yitsa imitima ati sinzakuva iruhande. Arakomeza ati kuvuga nkaho ushonje. Muhoza asubiza amwenyura ati nijoro sinariye ndetse na mu gitondo ubibuko. Sano yamurekuye akaboko akora mu gakapu yari afitemo akuramo amata y'ikivuguto ndetse n'imigati yatereka imbere ye. Muhoza yaramwenyuye areba Sano ati urakoze. Bombi basangiye ibiganiro, umunezero bari bafite n'ahandi hantu wawubonaga. Muhoza yateraga ati ese uranyumva teta? Undi akikiriza ati ndakumva shema ryanjye. Ubundi kumwenyura no gutamikana bya hato na hato bikurikira gutera kw'imitima yabo. Bamaze kurya Muhoza areba Sano mu maso aramubaza ati ese aho ubu hameze hate? Sano yabaye nk'ucecetse gatoya ati mba ndi kumva injyana iva mu gutera k'umutima w'iyi si mbamo. Nkora hirya ngafata ku migozi, nakora ku nguni, nkakora ku tundi tuntu ntazi utwo ari two. N'isi y'irungu kuko mba ndi njyenyine, ikintu nkora ni ukugutekerezaho ubundi nkishima. Muhoza aramwikiriza ati nanjye ni uko, gusa njye simba ndi njyenyine. Sano n'amatsiko menshi ati uba uri kumwe nande? Muhoza abanza kwikora ku nda asubiza aramwenyura ati simuzi gusa niwe umara irungu, amaze kumenya ko mfite umuntu nkunda. Sano arasubiza ati umunsi uhurize. Muhoza ati ndabikora. Telefone zabo bombi zacagamo ariko ntabwo bazumvaga. Ibyo kugenda mu modoka byavuyemo. Rwema afata inzira ye ndetse n'amafoto abiri, iya Muhoza n'iya Sano. Tuyizere nawe abigenza uko.
Mugisha nawe yari mu bantu abereka amafoto ya Muhoza ndetse na Sano, ari nako buri kanya anyuzamo telefone ahamagara umugore we. Ubutumwa bugufi nabwo bugacicikana hagati yabo bose babazanya niba hari icyo bamenye. Amasaha ntiyari ahagaze bajyanaga nayo, ariko ntibigeze bananirwa nyuma yo kuba nk'abasazi mu mihanda yo muri uyu mujyi. Barongeye barahura, akavumbi ndetse n'icyuya cyihishe nibyo byari biri ku mibiri yabo. Tuyizera ati ubwo tubabuze wasanga bari mu rugo rumwe, gushaka ni ukugerageza. Binjiye mu modoka ariko nta cyizere na gikeya bari bafite. Barashogoshera berekeza mu rugo rwa Rwema, naho barababura. Bose bicaye muri salo. Rwema nka nyir'urugo yahaye buri wese amazi yo kunywa, niyo yonyine bari bakeneye. Tuyisenge niwe bari bizeye, ariko nawe ntabwo yari azi icyo kubabwira. Yarebaga guhangayika kwabo akabona ahubwo ari bo bagiye kurwara uburwayi bwo mu mutwe. Yari afite amagambo menshi yo kubabwira abahumuriza, ariko ntiwari umwanya wo kugira icyo avuga. Haciyemo umutuzo hagati yabo, buri wese ageze ibitekerezo ku mpera y'ibihe. Akayaga karimo gahuha. Sano na Muhoza nabo bafatanye ikiganza mu kindi, barimo bagendera ku gasongero k'umusozi wa Rubavu. Bari bameze nk'abantu bari gutembera mu ntambwe zabo. Imitima yabo bayikirizaga rimwe bakanahumekera rimwe. Ubwo bombi bari bahageze barebaga neza ukuntu akazuba kari karenga mu gicu cyari kiryamye hejuru y'amazi y'ikiyaga cya Kivu. Yari ishusho nziza bombi barimo bareba. Muhoza areba Sano ati teta ngiye kugusiga. Sano ati shema ndi kumva twagumana, ese koko wowe ugiye hehe? Muhoza ati humura uraguma ku mutima wanjye. Sano ati nawe uraguma ku wanjye, kandi niwongera kunkinire uzambwire. Muhoza arasubiza ati wakoze kuza kunyumva, kandi nawe nunkenera uzambwire. Wari umwanya mubi hagati yabo, barimo basezeranaho nubwo batari bazi iyo bari kwerekeza. Abana bari mu nda bongeye gutera imigeri, amaboko yabo akora ku nda. Telefone zabo zari zirimo zisonera rimwe. Baratunguwe barebye aho bahagaze bombi barumirwa. Muhoza ati Sano wageze hano gute? Sano nawe atabyumva ati turi gukora iki hano? Muhoza yitabye telefone. Rwema avugira hejuru ati uri hehe? Uko ni nako Sano nawe yarimo arangira Mugisha ahantu ari. Babasabye kuhaguma bakabategereza. Ubwo bombi bagakupa telefone. Sano yariyumviriye ati ibyo umugabo wanjye yambwiye nibyo. Muhoza ati yakubwiye ngo iki? Sano ati ngo twembi turi abasazi. Muhoza yagiye kubihakana, ariko nawe umutima uramukomanga umubaza ibyo ari byo, niba atari ibisazi biri kubayobora. Muhoza yarebye muri telefone ye abaza Sano ati ese ubu butumwa ni njye wabukwandikiye? Sano arareba mu butumwa bwe ati ndabona nagusubije. Bose bavugira icyarimwe bati ibi ni ibiki turimo koko? Bakojeje ubwonko ku mpera y'ubwenge bwabo, ariko ibisubizo byari ntabyo. Sano yazinze amarira mu maso. Mu bintu byamubabazaga kwari ukubona arimo kugura umugabo. Telefone ya Sano yararize, arebye abona ni umubyeyi we akitaba. Umubyeyi amenye ko hari ikibazo n'impuhwe nyinshi za kibyeyi ati wabaye iki mwana wanjye? Sano ati mama byongeye kumbaho. Umubyeyi yikije imitima ati humura nakuboneye umuti. Bahanye gahunda yo guhura kuri ya nshuro ya kabiri bari guhurira mu rugo rwa Mugisha. Sano yabwiye Muhoza ko ngo mama we yabonye umuti, ariko Muhoza ntiyari ari kumva. Kwizera ko ashobora kuba arwaye uburwayi bwo mu mutwe byaranze. Sano amukozeho amera nk'umukanguye, arongera amusubiriramo ati mama yabonye umuti watuvura. Muhoza ntiyari azi ibyo kwizera n'ibitari byo kwizera. Ubwo bombi bari mu rujijo. Rwema, Mugisha ndetse na Tuyizere barimo babagira ibirenge bananiwe. Ntabwo Rwema yumvaga ukuntu umugore we yatereye umusozi wa Rubavu kugera ku gasongero kawo. Mugisha nawe byari uko. Babageze iruhande bababariza icyarimwe bati muri gukora iki hano? Tuyizere we yarimo yitegereza ukuntu abantu bose bari mu rujijo.